se gukukura reka ngucucuye Nyanza wenda nakurama yanjye n'ubundi urutwa n'ihene Inyase gufata Verena rero mubwiza urabizi ngiye Bosco nanga gasuzugo buri abasiramu ejo bundi batwiyemeyeho banyiyemeho numva ndababaye mu buzima bagusuzuguye batese ntabwo uzi ko ejo bundi wari umunsi w'ipirabuzi barakaranga bagira gute bandisha inzoka shaka wese wazabaye umusiramu nje Bosco mba umusiramu wondi wenda hagije gusa ikizima nuko ngomba kubishyura nkabakakaza bagacana yuke uzabishyura se ndashaka ko uzakaranga hano byibura na chef de zone akaza kureba uko bimeze ariko ufite amafaranga ufite amafaranga uko nabipanze ko njye nese tugomba kubyumvikana kugira ngo hari ikibazo twumvikana iki ndashaka nyine tubijyemo inama nk'abantu b'abasirimu kuri Noheli turyihene no kubunane tuzayirya wumva atari yigure nyine yigure ufite amafaranga yigure nanjye uyinzanire nanjye nyibonye ntabwo nahaya yigure wumva se bitashe amafaranga niyo se urumva bitagushimishije birashimishije ntacyo iyo bishimishije wowe tuvuga uti igitekerezo cyiza ukambara mu ntoki ubwo rero ukuntu njye nabipanze urumva nshaka ko nzajya hariya kwa muza hariya kwa mbese kwa ndengera hariya nka mbese kuntuza tukagura ihene ubundi ihene nini mbese ivuye nk'aha ngaha ikagera nk'ariya yayindi ifite umutwe ungana gutya ni 60 ariko kubera ukuntu tuziranye yayimera 40 njye nkaguha amafaranga yanjye se ko mba nyira reka iyo uyafite nanjye mba nyafite njye nkongera nkaguha amafaranga yanjye ngo ugiye kugura ihene none se buri aho yabitse arimo kumera byibura yiyongera arimo kumera si yo hene uzayizanamo uzayishyira mu gifu bw'amere amva mbese yakose reka vuze ubwo nimba tutumvikanye ku kintu kizaduha agaciro kikaduhesheshamo muri quartier ko twatetse neza ubwo ukaba urimo kubyanga urumva wowe ubu urashaka ko nterura amafaranga yanjye nkayaguha ugiye kuzana ihene none se reka nkubwire njye mba ngira ngo nguheshe agaciro nk'umugore wiyubashye kandi reka nkubwire wowe Bosco n'inyota yawe aha uzifuza kuyigura mu minsi mikuru zarahenze icyambere cyo reka nkubwize ukuri nk'ihene irimo kugura 60 mu minsi mikuru bigura 120 urumva hanyuma igura 40 ibigura 80 iba yarikubye ubwo rero ushaka reka tukayigura kirikane tukayizana none urashaka kuyizana ngo ubituye uzayizitura ujye kuyigurisha ariko ngiye kurisha nyigurisha wowe n'inyota yawe none si inyota nzagurisha ihene kandi ngumva imigambi nyifite ubu se amafaranga yose nagiye nkuha ntiwagiye ujya kuyanywera hari n'igiceri wagiye ungarurira ariko ntukagire inzika ibyashize nuko harya ngo ugura ngahe ni 40 ubu nterura 40 nyaguhe ngo ugiye kuzana ihene nyamara Verena reka nkubwire we komeza utinde ubyibazaho ndagenda nyibure kandi urabo bihombera nutayizana ahubwo kuko ukomeza gutinda gufata umwanzuro ndasanga inini bazimaze ninza ntayizanye ndazana amafaranga ahubwo mukiri iryo hane hari inyakazi n'ihene n'isekuru iryo hane aryohise isekuru mbere nose urashaka kuzana ihaka turarya n'umwana wawe isekuru gusa rero ninza n'isekuru tubyumvikana hakiri kare ndareba ifite amabyo urumva hari isekuru mbese itayagira yari izi nkone ntabwo bizi se ko hari izi nkone zibaho ahubwo umva twumvikane nyine icyo nashaka kuvuga uramenye amabya n'ayanjye sibyo ayanjye nta mugore ujya urya amabya none se nkubwiye ko amabya ari ayanjye ubundi n'ayawe nyine n'ayanjye nta mugore urya amabya uramutse uriya amabya waba wishe umuco reka nyakuzanire numvaho reka nyazane ubwo reka kumvikana uburyo uri umugore ukumvikana nibyo byanyabyo
ikindi ikintu nzagukorera urumva uzagenda ugura ibirungo pavuro ugure ntuza urumva ugure pavuro ugure sereri ugure seko mbona yafite amashyushyu cyarya wambwiye 20,000 ngaya uragaruka utanzaniye ariko se nintazana ihene ndakugarura amafaranga rwose imituku gusa 10 10 kuyabara wowe umva mubwire urayabarana n'icyaka ari kuraramuka nta hene uzanye ariko siko nese ndayirira mu nzira cyangwa ndarira ari mbese kuko amafaranga yose nagiye nkuha ubwo ngubwo wagiye oya wowe icyo upfa nuko nzana ihene ahubwo sinzi hano turi buyizirika cyenda yizana rwose genda uyizane aho kuziyizirika haraboneka aho Verena vai. Verena. Aho mutinda yanditse niriva. Bigenda bite? Umunyarwanda yavuze ko aho mutinda yanditse niriva. Bazi yanze kukuha ihene bigenda bite? Yinyima by'ibura ngagaru ndako mwakumuye naco. Umwaka umukuba ngutiya. Umwaka mubi cyane. Utambwira ko utangaruriye amafaranga. Wabwiye ko nutazana ihene uri buzana amafaranga. Umwakungize kereka nimba no kubwa n'umwari w'ubwo wabaye ninjye wa mbere ako ibintu uri kuvuga wavuze gusha konge ngo kugeza mu mushaka oya vere aho gusa icyo nyetse ni kimwe manzi iri hene ubanza yarayiguze n'umujura cyangwa se akaba yarayiguze n'abarozi wewe mujura inde mujura amafaranga yanjye wambwiye ko nutazana ihene uri bugarura amafaranga yanjye umva nkubwira ibintu bimbaye urumva nawe wumva ukuntu ndokotse nje nyikurura ndayikurura neza ngiye kwambuka muri kaburimbo kwambutsa muri kaburimbo ihene ibirizunguje ikiziriko mu gihe nyirukanganye neza ngiye kuba numva ibintu z'ibipine by'amapine hazi igisikaniya ngo ibinyuze hejuru irayihwatagira igira gute nanjye numvise ibintu ngarurira amafaranga yanjye ibyo ntabwo nshaka kubyumva igira gute mbere reka nkubaze kandi usubize ugize amahirwe ndarokotse none ngo iyo bagonga wowe iyo ari wowe kigonga ihene igasigara urutwa n'ihene ngende tutwa n'ihene vere uravuze ngo ndutwa n'ihene wenda ndutwa n'ihene vere urakoze 40 byanjye ubu bigiye birira se impanuka nyine impanuka ubundi bagonzi amafaranga cyangwa bagonze ihene nari maze kuyigura cyangihorera ariko mwana ukuntu cyangana iyo bagonga wowe vere uravuze ngo bangombwe mpfe iyo bakugonga mbese burya tubana ushaka ko mpfa vere ushaka ko mpfa gutunga umugabo nkawe si birutwa no gutunga ihene ubihene mwararana vere ihene yaguhahira niza basi nkayirya wowe bakakugonga use sawa ngaho none nimba ndutwa n'ihene mbaga vere urakoze cyakora ntabwo narenze ko tubana unyanga bigezaho ngaho vere urukumombereza urugo gusa wagira ngo ubu se reka nkubaze kandi usubize ubu ngubu ntabwo ubona ko shatse igisubizo nk'umuntu w'umugabo igisubizo ki nyine bamaze kuyigonga urumva bamaze kuyigonga ndangije nanjye nyine ndiyiranja nk'umuntu w'umugabo aka kasakumira wiyaranje ute izi nizo nyama nagutumye izi nyama nizo nagutumye ko nagutumye neza ibi ngibi ni bicuzanye amagufwa uvuye kuzana amagufwa ariko vere umva nyine ariko banza wumva ukuntu bigenze urabona ahantu bayigongeye bise ngenda numvikana n'umuntu wo kuri bushe uko ikimodoka cyese kigenda ntabwo cyari kuyishura urumva none kimaze kugenda uretse se mubwire kimaze kugenda numvise abantu batangiye kuvuga ngo nari nkoresheje impanuka mu muhanda ngo nta muntu wemerewe kuragira ihene hanze ku gasozi ibintu byo kororera hanze urabizi ko byaciwe noneho ndangije ndayikubita mbese nyine ndayirundarunda ndayijyana nyijyana kuri busheri ubu rero dore amasezerano tugiranye nawe ko wangize umugore w'ikigoryi koko izi nyama ni izihene cyangwa ni iziga ntuse urabona zifite umurizo ntuwihene cyangwa urabona hari uruhu rwambaye cyangwa zifite amahembe reba izi nyama ziranakonje none se reka nkubaze reba ahantu ihene bayigongeye nta muyaga wari uhari ku buryo ubu urashaka kumvira ko akoze rero kandi nyamara ndabona washakaga kumva iyo upfana nazo 40 uzanye n'izi nyama nizo nukumbye ngo iyo bakugonga aho ihene igasigara urutwa n'ihene nuko ngo ndutwa n'ihene uzikuye kwande mbwira izi nyama uzikuye kwande uzikuye kwande ariko se
kwa Nyazo. Kwa Nyazo? Reka ndisubirize. Nese kandi. Oya reka ndisubirize. Ako so mugore wawe reka cyabasatira ako so mugore wawe yeza. Ihene ivuye kuri izi nyama iri hehe? Mbabarira uyinyereke. Ariko reka nkubaze kandi. Ihene Bosco akuzanira. Ibi ni iki koko gushaka ko umuntu mpoze sinano. Mbwira ihene Bosco akuzanira. Nyamara umugore mva mubwira. Simara mubwira ibintu. Oya wececeka. Oya ngira vuba. Ihene umugabo ihene. Ihene akuzaniye yapimaga ibiro 28. Nshaka ibiro 27 ntiri hehe? Gira vuba. Yinyereke turi abantu b'abagabo. Nje nawe nta cyaturunda ariko ibyo ni iki koko umugore bashaka. Nose tubayize nyama simbange imaroti. Oya ndashaka ihene mukuyeho izi nyama. Ihene yapimaga ibiro 30. Se ihene yihe. Ariko se ubundi wajye. Nose oya nyere kumutwe wayo. Ariko ubundi utatangiye kunyitakana. Nimba byo ndimo kuko byumva. Ubundi wowe uvuga iki? Uri kuvuga iki? Oya nta hene gusa nifite ibipfuko bapfutse kwitako yagoze. Ihene ibipfuko ite? Wewe ntabwo nahizanye ukayifata neza umaze kuyunga cyangwa yazutiriruka kandi nyase wasanga nyereke ihene kukumva ihene yawe. Ihene umva ihene yari ifite ibiro 28 ubu ngubu hasigaye 27 n'inusu nibyo nshaka byonyine. Reba hariya nimba umva reba hariya nimba nayo. ese iyo oya nyereka ihene basi munyereka umutwe. Ubu bibumbi byose oya umva mbabwire iriya hene uko wayibonye n'ukuntu yari ipfutse n'uki wabona iriya hene atari isazi. Oya ndakubaza mu bihumbi 40 ubu havuyemo inusu y'inyama. Nyasi reka mubwire ihariya wari washyize iriya hene nagene nakabiketse ubanza niyo yahindutse amaki. ahubwo se madame uretse ibintu by'amahene murimo kuvuga bose ko tega amatwi muri no kunyitira akazi. Nta hene hano mfite z'ibipfuko murimo kumbwira hariyo nzanye inyama niba ari inyama z'ihene ziza zitunganye nkazishyira ahangaha ahagaragara. Nta mahene ahangaha mfite y'ibipfuko urimo mbwira cyane bishyira mu bose. Oya mbakate madame ugenda kujya kuvuga ihene byanyu hanze nakira abakiriya. Oya nyereka umutwe wayo basi nyereka. Ndabwira ku mutwe wayo n'umure ko nta mahene mfite nuko wangana kare bose ko nta mahene jya ushyira mu kuri byaba n'umugore wawe ntabwo mbizi mu bwizanye ukuri. Nta hene wazanye aha nta hene nashaka kusegera mumvire hano munakira abakiriya. Nta hene yanzaniye hano tuzana inyama zibaze niba ari inyama z'ihene ziba ziri ahangaha zibaze. Nicyo ndakimenye bose nicyo ndakimenye. Oya bose sinkunda amanyanga ntabwo nkunda umuntu. ariko se gukukura reka ngucucuye Nyanza wenda nakurama yanjye n'ubundi urutwa n'ihene. Nyase gufata